amahoro. Tugushimiye ko wemeye kudutoramo abasaserdoti, nahani wacu kuri butaka izo ntore zikahaboneka. Ibyo byose ukabikora utarebye ku gihagararo, gukutora kandi ugatuma uwo wishakiye. Nyuma y'akana yoge utoye Epimake, nzaba nitangwa gukorere. Epimake nzaba nita, urahirwa kuko wemeye gutumika. Urukundo rw'Imana ruruta urw'abantu kw'isi bakundana. Epimake uzereka inzira abayobye, uhumurize abinaniwe, uvane bunyago abatwawe, ufasha abakene n'imfubyi, ufasha abarwayi n'abababaye, usangire na bose mu byishimo. Epimake uzereka inzira abayobye, uhumurize abinaniwe, uvane bunyago abatwawe, ufasha abakene n'imfubyi, ufasha abarwayi n'abababaye, usangire na bose mu byishimo. Ubaye igihango cy'urukundo n'ubudahemuka Yesu atugiriye. Ubaye umuvugizi n'umuhuza wacu na Yesu, ubaye umusare wo kutugeza ku Mana. Ubaye umusare wo kutugeza ku Mana. Padiri Epimake nzaba nita, tukwifurije ubutumwa bwiza. Tukuragije umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo akubere akabando k'iminsi. Nusoza ubutumwa ku isi, azakubera umuvugizi kwa Jambo, uhagire ijambo. Amen.